sinzi ntago nakurikiye ikiganiro cyose numve aho bahereye bavuga ko umugabo agoye, ariko abagabo n'abana beza. Yes, reka nongere mbaha ikaze nshuti bakunzi ba IITV1 and Radio aho mwerere mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro ya Nyagasani muvyo murimo kuri microphone nkuko bisanzwe nitwa Rutebuka Justin, ariko nkaba natumiye mugenzi wanje w'umunyamakuru kuva ku Bihe TV show Diane Nkunzi. Wenda araza kubibwira nubwo musanzwe mumuzi muramumenyereye aho agenda baha ibiganiro bitandukanye ku Bihe TV show ndetse no kuyandi macano mumuzi henshi hatandukanye, muzi muri Miss Mulenge ari umujaji, mumuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye biba byateguriwe hano mu mujyi wa Nairobi, ntakunze kuba atangwa kuba yabibamo. Rero kuri no musa akaba ariyo twakiriye niyo tugiye kuganira nawe byinshi bitandukanye. Hari ibibazo byinshi namwe mushobora kwifuza ko twamubaza, rero turahababereye kugira ngo tubashe kumubaza byose ndetse nawe abashe kubisubiza byose hanyuma ibintu bigende neza. Diane Nkunzi ndagira ngo abantu bamaze kukumenyera, ariko nanone kuri babandi batakuzi nubwo navuze amazina yawe ukomoka hehe, muhira ni hehe? Amazina ni Diane Nkunzi nkuko wabivuze. Ndi umukobwa wa Segege, nkaba umugore w'abanyabyinshi, tubatse mfite umugabo umwe n'abana 4, ntuye mu mujyi wa Nairobi. Nguri nyihasha ariko Ndi nyihasha ndakeka narigeze kubivugaho ubushize mu kiganiro. Niyo mpamvu ntiriwe nongera kubisubiramo. Nyihasha nkuko wari ubivuze cyangwa Nyabade, mazina nkayo nyine. Iwacu ni mu Mibunda, twabaga kuri Injanja hafi no mu Turambo. Nuko waruvuze kuri umusegege, ndagira ngo hari akantu gaherutse gutrendinga cyane kavuga ngo basegege niba bimeze gute, waba warakabonye? Okay, ntago nakwirirwa mbisubiramo ariko warakabonye? Ya narakabonye. Yavuga gate harya? Yavuga ko ngo abasegege gwasabona ngo basa n'abagira ubwenge buki, nibigaragaza ko umuntu atarezwe. Ntago wajya kuri social media cyangwa kuri kamera ngo uvuge utuke umurara wose, uvuge ngo bazamera ngo nk'ibipfu. Dufite ubwenge, dufite abantu bafite ubwenge nk'abandi, turi kimwe n'abandi bose. Hari ndakeka ari uburere bukeya no kudatekereza. By the way, ico kintu Diane nubwo tutarinjira mu kiganiro reka tuduse n'abaganiraho gatoya, kubera ko abantu basigaye basa n'abatakigira amakare mu kanwa. Hari n'undi mwana nawe nabonye avuga ngo abagorora ngo natwe tugira ngo mu maboko akomeye ngo tugira mu maboko hakomeye, ariko mu by'ukuri hari igihe abantu babivuga muri faso yo kwishimisha, ariko ndagira ngo bigeze ku bwoko cyangwa se ku murara runaka hari ahantu hatagomba kurengwa cyangwa se hari amagambo atagomba gukoreshwa mu by'ukuri, cyane cyane ko abanyamurenge dukunze kurangwa n'ubufura. Rero iyo abantu bakoresha amagambo asa n'asesereza bo bakabifata nka jokes, sinzi ko biba ari byiza. Ni ibintu bitari byiza habe na gato, cyane ko biba biri kuri social media. Ni kiba ari ikintu wenda kitazarangira, n'abazagukomokaho bazabona. Ushaka kubivuga wenda uri muri ikinira nkuko ubivuze nyine, ariko mu by'ukuri ari ikintu kitazavaho. Ntago ari byiza, rero twakagombye kumenya. Ngewe mboneraho no kubivuga ni ukuri, nanje ngize abo ntunga gatoki naba mbaye kimwe n'uriya mukobwa, ariko hari abantu usanga bamwe na bamwe baje kuri social media ugasanga huye nk'ijambo ararivuze atabanje, ukagira ngo none ntiyabonye ko hari kamera. Abantu rwose mugende tugira amakare mu kanwa, tuze tumenya ibintu tuvugira kuri kamera nibyo tutagomba kuhavugira. Ikintu nujya kukivuga umenye ngo se mu myaka 50 kizaba kimeze gute. Si byiza gupfa kuvuga amagambo yose tubonye kuri kamera. Uko ni ukuri, ndagira ngo birimo kugenda binagaragara no mu makanisa, utuvideo twinshi tugenda dutrendinga, ugasanga abapasteri bakoze amakosa, bavuze amagambo runaka, aba evangeliste nuko nguko, abayumbe muri rusange nuko nguko, nabandi basanzwe bari aho ngaho, ugasanga amagambo yakomeje kuba menshi mu by'ukuri atari meza akaja kuri social media. Ariko hari umugabo umwe nigeze numva avuga ngo kamera ngo ni kimwe mu bikoresho ushobora gukontorora ubwenge bwawe bikabushira hanze bikabasha kwerekana wowe wanyawe uriwe nibikurimo n'ubwenge bwawe uko bungana. Nukuvuga ngo hari n'uwavuze ngo
nushaka gupima umuntu uzamuhe microphone avuge uzamenya ubwenge bw'uko bungana. Ni ukuvuga ngo ndimo ndavuga gutya umuntu nkurikiye ashobora kubona ko mfite ubwenge cyangwa ko ntabwo mfite. Iyo ucecetse umuntu wese n'umuntu utagira ubwenge umusanze yicariye mu bandi yicecekeye wavuga ngo dore umugabo uzi ubwenge cyangwa dore umugore uzi ubwenge, ariko aramutse avuze nibwo umenya ubwenge bwe ko bungana ukanamenya ko nta bwenge afite. Muri twa tuvideo narimvuze turimo kugenda dutrendinga, hari akavideo kamwe kakunzwe n'abantu benshi. Hari abagore twakoresheje ikiganiro ejo bundi bari abadamu 4 bavuga ko bagiye gufungura timu y'umupira w'amaguru nk'abadamu. Abadamu bitinyuke mbona ko mungana mwese muri mu kigero kimwe. Iriya timu urayishigikiye mbere uko tugera ku kandi kantu bavugiye muri iyo video? Ndayishigikiye 100%. Uzaba umwe mu baki? Yego. Cyangwa mbe umuzamu moki. Kuko hari ugushigikira, hari ugukina, wenda nzaba kimwe muri ibyo byose. Icyo nzashobora n'icyo nzakora. Utekereza ko bizafasha iki? Iriya timu ibayeho yafasha iki mu mutegarugori? Ikintu cya mbere mbona bizatuma twishira hamwe. Dushaka kwishira hamwe duhujwe n'umupira tukaba twakora igikorwa runaka kubera ko dufite ahantu twibumbiye nk'abagore bari mu kigero cyacu ndetse n'abakobwa. Cya kabiri byadufasha ni ukutinyuka. None se usanga umuntu akenshi yiriwe mu rugo gusa akora imirimo mu rugo ariko nta kindi kintu usanga ashobora kujyamo. Icya gatatu tuzaba turi muri siporo. Siporo irakenewe cyane cyane ko nta niyo tuza dukora pe, ntayo tuza dukora, ntaho tugira tuyikorera, ariko hari bizadufasha gukora siporo natwe twubaka imibiri yacu imere neza, turusheho kumera neza. Byiza cyane. Muri ako kavideo nanone bare abadamu baravuze ngo abagabo baragoye, nawe ni kubyumva? Kareka abagabo ntibagoye biterwa n'uko umuntu abyumva, ariko abagabo bose ko ari 4 bahurije kuri ico kintu. Okay, bavuga ko abagabo bagoye. Sinzi, ntago nakurikiye ikiganiro cyose numve aho bahereye bavuga ko umugabo agoye, ariko abagabo n'abana beza. Abagabo n'abana beza iyo umenye kumujera. Umugabo ni umuntu mwiza. Iyo ubundi abagabo bakunda icubahiro cyonyine gusa nta kindi. Umugabo wamwubashe nta yandi mananiza agira, nta nubwo yakugora wamwubashe ukamushyira mu mwanya wiwe. Njyewe niko mbitekereza, abagabo n'abana beza, n'abantu borosha ibintu. Nta na kimwe bagoye? Nta na kimwe, ntacyo mbona. None abagore nibo bagoye ubwo? N'abagore ntibagoye. Abagore ntibagoye, ariko njyewe mbona abagore nabo bagoye cyane cyane ugereranyije nuko mbona abagabo. Sinzi, biterwa nuko umuntu wenda n'uwo babana cyangwa se nuko abibona n'imyumvire ye, ariko abagore nza mbona aribo bagira utuntu twinshi ahubwo abagabo n'abana beza. Ariko ngo abagore bakino gihe ngo bano mu kuja muri za napo batabwiye abagabo babo. Ntiwumva kera nyine ko abagore aribo bagoye? Okay, sinzi. Nyine bazavuga abantu bose nyine gasiko ari beza. Niba hari umuntu ushaka gutinyuka akaja muri napo atabyumvikanyeho n'umugabo, ikakora amakosa nk'ayandi yose, ni nkuko umuntu nyine yokora ikosa nk'irindi ryose. Ni ikosa rikomeye cyane kuja muri napo utabyumvikanyemo na mugenzi wawe. Cyangwa se hari n'igihe ushaka n'umugabo nawe akakunaniza akumva ko agomba kukubyaza umusaruro buri mwaka n'umwana. Umusaruro si uwanyu se mwese? Aho ngaho nyine wenda bikaba byamutera gufata imyanzuro yo kwijamo bitewe n'uko yobona atabishoboye. Umusaruro wari uwanyu mwese? Uba ari uwacu twese, nose abana ni abacu twese, ariko kandi umuntu kuri umuntu wese azayubaka akavuga ngo nose wowe wubaka ntiwavuze ngo nzabyara abana 5, nzabyara abana 6, nzabyara 3. Noneho ahandi rero iyo mutumvikanye ugasanga mugenzi washaka kubyara abana benshi ukuzuza, ntabwo rero mba numva atari byo. Gusa simushigikiye ngo aje muri ona pata avuganye n'umugabo. Aho kuganira nyine abantu bakabyumvikana. Ese wowe wumva ko wenda hari ari kicatanga amahoro mu rugo kugira ngo ibintu byose bigende neza? Urugo rwiza rugomba kubakira kuki? Urugo rwiza rwubakira kuri communication.
iyo hari communication ibintu byose birakunda. Urugo rutarimo communication ntago rwose rwagira amahoro, nta n'ubwumvikane bwabaho hatari communication. Communication ni ukuvuga ngo niba umuntu akoze icyo udashaka ariko mukicara mukaganira, icyo kintu gihita kirangira. Ariko iyo habayeho kurenzaho ntimwicare ngo mufate umwanya muganire, mbona ariyo ntandaro yo gusenyuka cyangwa se yo kugirana ayo makimbirane yose. Ariko iyo abantu baganira ibibazo byose birakemuka. ako nanone n'ubundi kari agaciyemo byanga byakunda tuba tugomba kuvuga ku birimo kugenda bitambuka kuri social media. Ariko Diane, abantu benshi bari bamaze kuvuga ngo ibintu twabonye byatangiye neza bigakora mu buryo bwiza busukuye, ari byo biganiro Diane yarimo akorera ku bihe TV show, tugiye kubibura, turabibuze kubera izihe mpamvu. Bamwe bati Diane kera bivuyemo n'akanya, bigiye kuba bya bindi by'abashiki bacu ngo ntibaza batinda mu bintu. Abantu bakomeza kugenda bibaza utuntu twinshi dutandukanye ku bihe TV show ndetse na Diane. Duha amakuru ya nyayo, Diane yarari hehe, ibihe TV show muhagaze mute? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Nkeka ko ari nayo mpamvu y'iki kiganiro cyane nk'uko wari wabivuze dutangira. Mu by'ukuri nari maze igihe nyine ntagaragara kuri kamera nk'uko wari ubivuze, nta mu biganiro, ariko ntabwo zari impamvu zigiye zitandukanye. Impamvu ya mbere, nari narazindutse, hari aho nari narazindukiye mu minsi ishize marayo igihe, bituma ntabona umwanya wo gukora ibiganiro. Impamvu ya kabiri, hariho utuntu tundi twari turimo gutunganya kugira ngo turusheho kubaha ibiganiro byiza ndetse bifite isuku, ibintu binoze. Mu by'ukuri muzagenda mubona impinduka muri iyi minsi. Tuzagenda dukora kandi tuzagerageza gukora cyane ugereranyije na mbere. Ibyo byose biri mu mpamvu zatumaga ntagaragara kuri kamera. Ako nagira mbizeze abakunzi bacu b'ibihe TV show ko twagarutse kandi tugiye kubaha ibiganiro byiza cyane kandi byinshi kabisa. Mugaruke, abatarakora subscribe muyikore, mujye mukora na share, mugaragaze ko mudushigikiye, bizarushaho kutumerera neza. Abagore b'Abanyamurenge baracari bake cyane muri social media, mu bijyanye n'ibiganiro cyangwa se mu binyamakuru baracari bake cyane. Niyo mpamvu wenda babivuga, ariko mu by'ukuri njye simfite kubireka. Naje nje ntabwo mfite rwose kureka gukora ibiganiro. Nzabikora igihe cyose nzaba ngifite uburyo n'ubushobozi, nzabikora. Tuzakora ibiganiro kabisa, simfite kubivamo. Ese ubundi ni importance y'ibirimo, ni nakahe gaciro cyangwa se nizihe nyungu ziri muri ibi bintu mu by'ukuri iyo mubizamo mukabikora, cyangwa se wenda hari n'impamvu abandi nabo bashobora kubizamo? ni iyihe, niki ushobora gukangurira umuntu ukamubwira ngo za muri iki kintu cya social media cyangwa se cya YouTube kugira ngo nawe uzabashe kugiprofitiramo? Ni izihe ni impact bimaze kukugiraho mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo rusange? Ni byinshi, ariko wenda navuga ngo mu magambo make, icambere bituma umuntu abasha kwitinyuka akaba yavuga. Nimba nshobora kuvugira kuri kamera gutya, bivuze ko naho wampagarika mu giterane cy'abantu cyangwa mu nama y'abantu, ntabwo nagira isoni zo kuvuga kubera ko narabimenyereye. Bituma niwitinyuka ukabasha kuvuga udafite isoni, udafite ubwoba, ugatanga igitekerezo cyawe kandi ukumva ko nawe uri umuntu ufite ibitekerezo. Icya kabiri, iyo wabikoze ushizemo n'imbaraga, n'amafaranga urayabona akaba yagufasha kwiteza imbere, ukaba wagira icyo ugeraho. Ikindi, iyo wagiye kuri social media gutya, bituma ukurikirana ibindi binyamakuru, ugenda ureba ibinyamakuru byo mu bihugu bitandukanye, ugasanga nibyo bintu winjiyemo.
nibyo bintu winjiyemo. Buriya mucuruzi aza akurikirana ibintu by'abacuruzi akamenya ngo ubu nyine hariho ibicuruzwa bimeze gute, akaba ari byo yinjiramo. Noneho nawe rero bituma twinjira mu bintu, ukagenda usoma ibinyamakuru kandi bikongerera ubwenge uko iminsi igenda ishira. Bituma ukurikirana abantu abasitari, ukareba ese ni ibiki bigezweho, nibiye biganiro bigezweho, ukagenda ubireba. Ibyo byose bituma ufunguka mu mutwe ukamenya ubwenge. Ikindi bishobora gutuma umenyekana ukaba wahabwa akazi runaka, cyangwa se mu minsi iri imbere hazaba turamutse dusubiye nk'iwacu, cyangwa se tukabona amahoro. Mu by'ukuri kubera uri umuntu uzwi nawe ufite nk'ibikorwa, ibitekerezo wagiye utanga, ntekereza ko nawe bokwifashisha ukaba wagira icyo umarira abantu. hari ababifata ariko nanone nk'aho ari bari abantu bakora kuri za YouTube n'imburamukoro n'ibirara ibiki na biki, amagambo menshi asa n'abari kubaca intege. mu by'ukuri niki wababwira? Icyo nababwira, ibyo ntaho bihuriye. Ahubwo uri kuri kamera, uwagiye ahangaha, ntekereza ko ahubwo bituma yitwararika kurenza uko yari asanzwe yitwararika, kuko niba uzwi utinya gukora ikibi, kuko ubuzwi. Umuntu wese ukubona hano hanze aba azuriwe, ahita akumenya. Hari ibintu byinshi ntotinyuka gukora hano hanze kubera ko nzi yuko ndazwi, abantu barambona. Umuntu akubona uzi wa munyamakuru, ugatinya gukora ibintu bimwe na bimwe. Nkeka ko umuntu yitwararika ahubwo kurenzaho. Abatekereza rero ngo n'uburara, ntaho bihuriye. Ubujye bw'uburara wowe nabukora wicaye mu nzu mu wawe utigeze usohoka, ntaho wagiye, ukaba wabukora. Aho wasohoka ukagenda. Ahubwo ntekereza ko uwatinyutse akaba umunyamakuru aba ari byiza, kandi aba afite n'ibyo arwana nabyo n'ibyo akora. Ntekereza ko ahubwo abura n'umwanya wo kuba yanabijamo kubera ko aba afite icyo ari gukora. ko ni ukuri kabisa. Diane, ejo bundi twagize icyo tubona amafishe ya Miss Mulenge aragarutse, kandi iyo bavuze Miss Mulenge uri umwe mu babashije kuyirema, reka mbivuge gutyo, ufatikanyije n'abandi benshi batandukanye bakoze muri coordination ya Miss Mulenge ya mbere, ndetse wanabashije kuba judge. mu by'ukuri wakurikiranye competition yose uburyo yagenze, ndetse naho yaje kurangirira kugeza aho Miss Theodora yambikiwe ikamba. Kuri none rero Miss Mulenge yongeye kugaruka, ariko irasa n'iri kugaruka mu yindi nshusho abantu batari basanzwe bayimenyereyemo. Miss Mulenge yo hambere ni gute wayibonye? Ni izihe impact yasize muri community cyangwa se mu rubyiruko, by'umwihariko ku bakobwa? N'ikizunguye. Urakoze cyane. Miss Mulenge ya 2022 yabaye mpari, kandi nanjye nari mbirimo kuva itangiye kugeza ku munsi wa nyuma, kandi yagenze neza. Ngewe ku giti cyanjye mbona yaragenze neza, kandi habayemo ibintu byiza cyane ku buryo wumvaga itanarangira. Ibintu byiza, impact nabonye iziri positive. Izo nabonyemo ni ukuvuga ngo byari ibintu byiza. Urabizi ko bwari ubwa mbere, uburyo yagenze n'uburyo abantu babitekerezaga. Ikintu iyo kibaye bwa mbere, ubundi akenshi ubona kitagenda neza cyane, gifite amakosa menshi. Ariko Miss Mulenge y'umwaka ushize yabayemo ibintu byiza cyane. Icya mbere, abana b'abakobwa babashije kwitinyuka, baraza bariyamamaza, barahatana kugeza ku munota wa nyuma, kugeza aho nyine twageze aho dutoramo umwe, turavuga ngo uyu nguyu niwe ubashije kwegukana iri kamba. Wenda si ukuvuga ko yanarutaga n'abandi, ariko niwe wabaye umunyamahirwe. Icya kabiri, njyewe nk'uko nabitekerezaga, ababyeyi wabonye baragerageje kubyumva, barekura abana babo, babaha uburenganzira, baranabashigikira. Wabonye ko umunsi wa finale bari ko bafana, aho bari bicaye ababyeyi baza bafana abana babo, ubona nyine ko ari mbese rwari urubanza rutoroshe. Barimo bafana ku buryo nawe warebaga ukavuga ati urubanza turaza kuruca gute. Barashigikira abana babo, baraza. Icyo kintu nacyo cyari cyiza cyane. Ikindi ni uko twabashije kumenyekana
twabashije kumenyekana n'abanyakenya bakibaza ngo ese Miss Murenge ubundi Murenge ni iki, noneho baza gusanga ko ari inkomoko y'iwacu, ari bumwe mu bwoko bw'abakongomani batuye muri Kongo, bavuye muri Kongo bari hano. Okay, ico naco cyatumye tumenyekana. Hariho utuntu twagiye dutrendinga, turagenda tugira ku isi hose, tugira muri Kongo, tugira muri Amerika, tugira ku migabane yose itandukanye y'isi, nyine turamenyekana cyane. Ibyo ni ibintu byiza cyane tutokwibagirwa. Harimo n'utundi twinshi cyane, harimo n'amafaranga twabaye, wabonye ko bahaye abana amafaranga, abana babasha kwiteza imbere n'ababyeyi babo barabafasha. Mu by'ukuri byari ibintu byiza cyane. Yes, waruvuze ko hari utuntu twagiye dutrendinga tugera hirya no hino ku isi ati abantu baratumenya, ariko hari n'utundi twari nk'udusha, reka mbivuge gutyo, aho wasangaga wenda hari kubera kutamenya, reka mbyite gutyo, ugasanga abakobwa bamwe ko baragenda bakora utuntu dutangaje dusekeje, ariko nanone dutangaje kandi ikindi duteye n'impungenge. Wenda navuga nk'aho umukobwa yigeze abazwa ikibazo, arabaza, sinzi niba ari wowe wari ukimubajije, aho ati atese ingabo za Kongo, igisirikare cya Kongo citwa gute, aho kuvuga ngo ni FARDC ati ni FDLR. Wenda hari kugira ngo bibashe kugira isuku noneho kuri ino nshuro, areke kugaragaramo utuntu twinshi dutandukanye tutari twiza, cyane cyane tw'ubumenyi, wumva ari nk'iki cyakorwa? Njyewe ku giti cyane numva ko abana twakagombye kubanza kwanza tukabigisha cyane cyane ibibazo bisanzwe abazitabira. Ni ukuvuga ngo umwaka ushize, kuko bwari ubwa mbere, umwanya wabaye muto, twabiteguye mu gihe gitoya duhita tunatangira, kuko umwanya wari muto kandi wenda ntabwo twari twarabiteguye ku buryo twari bubone umwanya wo kwigisha bariya bana. Ariko kuri iyi nshuro njyewe ku bwanjye ko mbyifuza, hakagombye kubanza hagafatwa umwanya abana bakabanza bakigishwa ku bijyanye n'umuco wa Kinyamurenge, kuko nibyo bibazo byagiye bibagora cyane cyane, nubwo n'utwo twagiye tuzamo, ariko akenshi ibintu byabagoye ni ibibazo bijyanye n'umuco, nibyo byarimo kubananira kubera ko tibabyibuka nyine. Hari n'abavukiye inaha, hari n'abaje ari batoya, hari n'ababyibagiwe bamaze imyaka myinshi. Ni ukugerageza tukabanza tukabasobanurira kugira ngo bazaze mu marushanwa hari icyo bazi byibuze, ndetse n'ababyeyi babo. Umubyeyi wese ufite umwana wifuza kujya muri Miss Murenge abanza afata umwanya rwose amwigisha ibintu bijyanye n'umuco wa Kinyamurenge, byibuze azi hari ibintu bimwe na bimwe azi, ko hari bamwe bagiye babikora. Naho umwana kuza gutyo gusa batangira bamubaze ngo igisabo ni iki, usange nta n'icazi, bamubaza ngo hariho utuntu twinshi twagendaga tubananira, ariko sinabarenganya kabisa. Ababyeyi nyine bazabanze babasobanurire mbere yuko baza. Uno mwaka rero yagarutse, ubu nyine twitege ko noneho mugiye kuduha iki, cyangwa se wenda hari uri mu bajaji nanone, bimeze gute? Miss Murenge nibongera kukwiyambaza uzaba uhari, ni gute? Okay, ntacyo nabivugaho kubera ko biracarimo bitegurwa, ntabwo baragira icyo bitubwiraho, ariko turabishigikiye. Turabishigikiye cyane. Amagambo menshi nyine wavuga. Oya, nayo yose. Yes, aha, turimo kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro turimo gukorana. Mu by'ukuri Diane yagarutse ku Bihe TV show nkuko byari bisanzwe, yavuze impamvu zari zaratumye asa n'ubuzeho gatoya, ariko nanone Diane muri rusange urebye industry urimo gukoreramo, industry y'Abanyamurenge muri rusange urabona igeze hehe nk'umunyamakuru, ko ubibona wowe ni nka gute? Uretse nanje w'umunyamakuru n'undi muntu ukurikirana industry Nyamurenge, mubona kugera kure cyane. Ubu ngubu tugeze kure cyane, dufite ibikorwa byinshi cyane, tumaze gukora ibintu byinshi cyane, tumaze gutera imbere kandi tumaze kuba benshi.
uko iminsi igenda ishira tugenda twiyongera kandi tuzana udusha tuzana ibintu byiza kandi bigafasha sosiyete yacu y'abanyamurenge. Hari abaza bagatanga ubuhamya, hari abaza bagatanga ibitekerezo byabo babicishije kuri izi channel z'abanyamurenge. Ibyo bintu ni byiza cyane, ni byinshi cyane tugenda tugeraho biciye muri izi nzira. Urakoze cyane. Gira ijambo rya nyuma wabwira abakurikiranye kino kiganiro hanyuma dusoza. Icyo nababwira ni ukudushigikira, ni ukuri mugende mudushigikire cyane cyane abadamu b'abanyamurenge, mudushigikire ababashije kujya kuri social media bakaja mu binyamakuru, mudushigikire, mudusapotinge haba mu nama mu bitekerezo, mudushigikire. Icya kabiri nagira mbwire abadukurikira munyarukire ku Bihe TV show mukande kuri subscribe, ni ukuri muri mudushigikiye, iyo ni inkunga ikomeye, mukore na share na comment byose. Murakoze cyane. Reka dushimire Diane kuba yemeye kutwita kugira ngo tubashe kuganira, ngira ngo muzo abashije kuvuga byanga byakunda wo bakurikiranye kino kiganiro hari isomo runaka ushobora kubikuramo. Rero jewe nitwa Rutebuka Justin nk'ibisanzwe, hanyuma ibiganiro nakagaruka mugire amahoro ya Nyagasani.